bakunzi bacu aho muri hose mwiriweho, ndabashimiye cyane mwe mwakanze subscribe. Nukuri mwarakoze cyane kandi Imana ibampera umugisha, amahoro n'imigisha bibahundagareho. Uyu munsi nabakoreye icyegeranyo cyamwe mu mateka y'umuhanzi Diplomate, umuhanzi uzwiho kuririmba cyane indirimbo ziganjemo amagambo afite ubutumwa bukomeye. Diplomate ni umuhanzi w'umuhanga cyane ndetse zimwe mu ndirimbo ze aririmba biba bigoye cyane gusobanukirwa, amwe mu magambo akarishya aba azikubiyemo. Bityo ni nayo mpamvu usanga umuhanzi Diplomate audience ye cyangwa abamwumva ahanini ari abantu bakuru, abantu bakuze bazi gusesengura, kwanariza cyane bagasobanukirwa amwe mu magambo aririmba. Kumva umuziki w'umuhanzi Diplomate ukagira icyo uwukuramo, ikiri ubutumwa cyangwa inama zagufasha mu buzima, ntabwo ari ibya buri wese. Icyo bigusaba ni ukuba byibuze uri umuntu ukuze, uri inararibonye, cyangwa uri intiti warize warasomye utari inkandagira bitabo. Umuhanzi Diplomate ibihangano byiwe cyangwa umuziki wakora ntabwo ari uwo kumva inshuro imwe uko gusa wigendera ako kanya ngo uhite ubasha gusobanukirwa icyo ashatse kuvuga. Umuziki wa Diplomate kuwusobanukirwa bizagusaba umwanya uhagije, byibuze utuje udahuze, ubundi wicara umwumva umutega amatwi. Nubikora ukuzahava ubashije kumenya inganzo ye muri rusange, ikidufasha muri sosiyete. Ngiye kubasangiza amwe mu mateka y'umuhanzi Diplomate. Yavutse ku wa 11 Nyakanga mu 1987 mu karere ka Rwamagana mu gihugu cy'u Rwanda. Diplomate amashuri yabanza yayize muri Ecole Primaire Kicukiro. Amashuri yisumbuye ya segonderi yize muri Kigali International Academy. Ni ishuri ryigisha mu buryo bwa International System. Aho akaba ari naho umuhanzi Diplomate yatangiye kuririmbira, ashinga n'itsinda rishya aryita Red G. Diplomate amaze kwihuza na bagenzi be bamaze gukora itsinda Red G, bahise basohora indirimbo yitwa Business. Muri icyo gihe iryo tsinda ryabo ryaririmbaga injyana ya rock na rap. Uyu muhanzi Diplomate agitangira umuziki w'abantu benshi bavuze yuko yigana umuhanzi Snoop Dogg kubera ukuntu ijwi rye risohoka rimeze n'amagambo yaririmba uburyo cy'abapanze. Uwo muhanzi witwa Snoop Dogg abantu bavuze kenshi ko Diplomate ari we yigana, ni umuraperi ukomeye cyane wo ku mugabane wa Amerika. Gusa ibyo byose nyuma yo kuvugwa ntabwo Diplomate yigeze acika intege na rimwe, ahubwo yakomeje gukora cyane. Hari zimwe mu ndirimbo ze yakoze zidateze kwibagirana byoroshye mu mitwe y'abatuye isi. Zimwe muri izo ndirimbo ze zakunzwe cyane harimo nk'Umucakara w'ibihe afatanyije n'umuhanzi Young Junior. Amuririmbira Chorus Ndagushimira ari kumwe n'umuhanzi Lil G. Mwarayikunze cyane. Mu myaka n'ikibanziriza ikinyagihumbi, humvikanye ijwi ry'uvuga aranguruye mu mpinga z'umwe mu rw'imisozi igihumbi. Imwe mu ndirimbo zagacishijeho hambere mu mwaka wa 2011 ndetse na 12. Iyi yari hit pe, iyi yari hit cyane. Iyitwa Indeba Kure yo yaje imuha amapeti kubera umwihariko wayo.
haba mu buryo bw'amashusho, montage zo ku rwego rwo hejuru tutari twarigeze tubonaho bwa rimwe mu zindi ndirimbo z'abahanzi b'iwacu. mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi, sinaje kuzana amahoro ahubwo nazanye inkota, kuko naje gutanya umwana na se. Diplomate afite ubudasa mu bikorwa bye, ni umuhanzi uhorana umwihariko ku buryo usanga byoroshye cyane kumva indirimbo ye ugahita umumenya bitabanje kugorana. Hari umwihariko w'umuhanzi Diplomate uburyo umuziki wawukoramo, ntabwo biba ari hutihuti ngo arasohora indirimbo za hato na hato nk'abandi bahanzi ngo araharanira kuzuza amarubomu. Bimaze kugaragara ko umuhanzi Diplomate igituma atinda gushyira hanze indirimbo we icyo aba aharanira ari uguha abanyarwanda umuziki mwiza ukubiyemo ubutumwa bwiza n'inyigisho zahindura isi. Diplomate dushyize ku ijanisha abakunzi b'umuziki we hagati y'urubyiruko n'abantu bakuze, usanga umuziki we ufanwa cyane n'abantu bakuru, ariko bitavuze ko n'abato batamukunda, cyane ko atuma bamenya n'amateka yo mu bihe bya kera. Ibinyejana byo hambere umuhanzi Diplomate akunze kubigarukaho cyane iyo aririmba. Aha wakwibaza ngo mbese ubundi umuhanzi Diplomate amagambo yose y'ubwenge aririmba yakura he? Kandi akiri muto atari umuntu unakuze cyane nk'uko benshi tumenyereye ko abantu bakuru aribo abantu baba bazi utuntu twinshi akantu ku kandi ari inararibonye. Icyo nakubwira ni uko umuhanzi Diplomate ari umwe mu bahanzi dufite mu Rwanda b'intiti basomye ibitabo byinshi bazi amateka. Kaminuza yayirangirije muri Mount Kenya University. Diplomate yagiye akorana n'abandi baraperi mu Rwanda bafite amazina akomeye, harimo nka Tuff Gang, Fireman, Green P Bulldog ndetse na P-Fla. Mu mwaka wa 2015 umuhanzi Diplomate yatangije umushinga wa Rap for Change ufasha ukanazamura impano nshya mu muziki. Reka turebere hamwe zimwe mu ndirimbo za Diplomate za vuba aha zakunzwe cyane zitari zo mu myaka ya kera. Ku mwanya wa mbere turahasanga indirimbo yise Karinga. Baca politiki ya Karinga birenganya benshi karengera bamwe, haza repubulika turaririmba nayirimbura benshi nagarika ingogo. Ku mwanya wa kabiri turahasanga indirimbo Sapiosexual, indirimbo umuhanzi Diplomate yakoranye na Riel Ways. Nyiri toto ritemba amatama. Ku mwanya wa gatatu turahasanga indirimbo Diplomate yise Icyuki gikaze. Iyi ndirimbo yateweho comment n'abatari bake cyane, bityo benshi bakibaza cyane bati mbese Diplomate icyuki abaririmba ko indirimbo itangira ndetse ikarinda irangira tutumvishemo n'umurongo n'umwe ukivugaho. Uwitsinda ntabwo ababarira imigi, ururi kumbwa nirwo ruba ruri no ku muhigi. Diplomate nyuma yo gusohora iyi ndirimbo akayita Icyuki gikaze, yatumiwe ku Isango TV asobanurira abanyarwanda icyatumye iyi ndirimbo ayiha iyi titre akayita Icyuki gikaze. Abantu benshi bari batangiye kwibaza ngo mbese Diplomate ari mu rukundo. Icyuki gikaze byaje bite? Impamvu zabaye zishobora kurenga imwe zatumye indirimbo nyitwa kunyita kuriya. Impamvu ya mbere kumva ko biri important yuko uza gukora izina ririwe controversial, buri umwe asangize mugenzi we inkuru ati numvise indirimbo imeze gutya ariko ntabwo title ntabwo bijyana. Iya ndirimbo yitwa gutya yasohotse, reka tujye kureba icyo cyuki. Iyo nani impamvu ya kabiri. Izindi impamvu ya gatatu birimo ko uyu munsi ujya kubona ukabona ibintu nyine biri sexual biradominatinga imbuga, aba influencer bose baba bashyize imbere ibintu by'ibyana.
ba bantu bemerwa urumva ba bantu bemerwa bano ba influencer bavuga ngo ngo banabadanje ngo salute kabisa baba bahagaze ku byana so nanjye kugira ngo uyu munsi nzani iyi boro mbashe gutobora nagomba kwerekana ubuhangange bwanjye mu byana ariko ntubirire present icyana ariko ibyo uvuga bataha ibintu byacu barabizanye reka tugende we are getting served yes we getting served bahite bajya kwatendi bahite bajya ku meza kuri dinner nibaza noneho bahite bahura na bya bintu nateguye bumvemo mwana bahite funze bicara bumva ubutumwa kuko icyana nagikoreshe nk'akamashu icyana kimbabara ibyana bikaze mwese aho miri testi umbabarire n'abandi bambabarire icyara kiri kandi biburaka mashi ati nta yindi mpamvu yatumye indirimbo yanjye nyita icyuki gikaze nuko nabonye muri iyi minsi ibintu by'ibyuki kuri social medias aribyo abantu benshi bari kujyaho bakurikiye nanjye ni muri ubwo buryo nabikoze ngo nkurure abo bantu nanjye baze bafungura indirimbo yanjye bumva ubutumwa nashatse gutambutsa. Diplomate ni umuhanzi w'umuhanga cyane agira uburyo akururamo abantu bagakunda ibihangano bye ni umusizi wa hatari akunze kwiyita amwe mu mazina nk'aya Diplomate n'urufasasi wa mbere ndahinyuzwa kirenge cya rutare kidatoborwa n'ihwa visi perezida ndetse n'ayandi. Ikindi navuga ku mateka meza ya Diplomate ni uko ari umwe mu bahanzi bagiriwe amahirwe yo guhura na His Excellence Paul Kagame mu mwaka wa 2011. Mu mwaka ushize wa 2024 umuhanzi Diplomate yagiranye ikibazo gikomeye n'itsinda ry'abahanzi bo muri Kenya ryitwa Wakadinali aho bashishuye indirimbo y'umuhanzi Diplomate atabibahereye uburenganzira. Iri tsinda ryafashe amwe mu magambo ari mu ndirimbo ya Diplomate yise Nyarwanda iri kuri alubumu ye Fasasi Volume ya 2 bakoramo indirimbo nshyashya. Diplomate amaze kumenya ko aba bahanzi bo muri Kenya bamushishuye yagaragaje kuko byagenda kose hari ingaruka bizabagiraho. Yasobanuye ko iyo ndirimbo basubiyemo ari iye kandi ko no mu buryo bw'amajwi yakozwe na producer Traxler. Mwakoze cyane mwe twabanye muri kino kiganiro. Reka mbe mpiniye aha kandi mbibutse nyamuneka ntimugende mudakoze subscribe kuri Sky Samrat Films, channel yanyu, channel yacu, channel y'Abanyarwanda.